Mouraho, c'est Hakim Sabo ici. Je suis très heureux d'être de retour. Abakinnyi b'Abanyarwanda basigaye bazi bamutsinze nyine. Sabo nabonye nakurikiye post zejo kuri Instagram. No kuva kwanza hamagarwa. Buriya mwana yari yarahuritse. Yari yarababajwe no kubura call up za equipe nationale. Buriya namushobora kumva gahinda k'umukinnyi. Byagoranye kugira ngo bamwemeze kuza gukinira equipe y'igihugu. Urumva kugira ngo ugifite imyaka 17 yego utaza aho tara yawe izagera. Ushobora gutekereza gukinira Belgique, France, bakakwemeza kuza gukinira equipe y'igihugu y'u Rwanda ntoya muri izo zose ukabyemera ye. Yavugaga ko mu myaka yashize ari mama we wamukonvensa amwe. mama we wabimwemeje. Yamara kubikwemeza utaruzona 20 bagatangira kugira indésirable niko byitwa. Kukugira umukinnyi udakenewe. Ariko uriya mwana post amazi iminsi akora yarakumbuye equipe y'igihugu yavuze nari nkumbuye kwambara umwambaro. Reka ngucarenginge gaho gatoya. Rimwe na rimwe amugane hari ubwo sometimes tuvuga n'ibintu nyine tukabona ntibikenewe ibyo uvuga ko ntabwo byari bikenewe. Ariko hari ubwo abantu bakubwira impamvu zabo ukumva ahubwo wowe nawe wabikora. Turi muri mobilization yo kugira ngo abantu bajye kureba kuri stade, ariko nanone muri iki gihugu cyacu ikintu cyitwa discipline ni ikintu cyamaze kujya mu Banyarwanda itagifite. Niyo waba ushoboye bingana iki ugomba kujya ku ruhande. Ikintu cya discipline ushoboye gake agahabwa umwanya. Ni ikintu abantu rigeri y'umutoza. Discipline ni ikintu abantu ni ikintu umuntu ashobora kwitwaza. Iryo jambo discipline ni ijambo umuntu ashobora kwitwaza kugira ngo look, reka nkwereke Ruvuya. Umukinnyi ushobora kumuhamagara akagira ibintu akora muri equipe nationale, sibyo? Gukemura icyo kibazo cy'iyo discipline nke ntabwo ari ukumwe clips like mugira umuntu call up ikurikira umwirengayize nkaho atabaho ntiwigeze akanyafu nyine umvuko kaza ko ari inzego ko hari abatoza wamuganirije ukumva noneho ko akunaniye. Burya umuntu wagize discipline nke wamuganiriza nawe babizi nyine ko yagoranye, sibyo? Ariko ibintu byo kumera nkaho nyine like ukamera nkaho atakibaho. Hari igihe ejo ubundi azabona equipe nziza ikomeye akamukinnyi w'igitangaza kugira ngo uzongere umugarure muri equipe nationale bikagorana. Icyo kibazo cya discipline umuntu wese afite uko yakijera, cyane cyane muri imyaka y'abasago. Imyaka y'abasago ndabyemera. Ibigoye ko umukinnyi basago kuko bavuye hanze bayiri 3 ntibaciye muri equipe nationale. Se nk'ikibazo cya discipline ya Sahabo ni ikihe gusa? Eri 3 Sahabo ikibazo cyabo cya discipline. Mbabwire ngiye impamvu bivuze gutyo. Yewe nanjye Sahabo n'umukinnyi nabona ko agomba kuba mu ikipe y'igihugu. Biza kuntera kubaza no gushaka amakuru. Ariko amakuru nabonye yaba ariyo cyangwa atari yo ngiye yarambabaje. Kumva ngo umukinnyi niba izi call up nyine ukabwira igihugu ngo ngiye one kugira ngo nze ugomba kuma business class, sibyo? Urwo ni urugero. Icyo ni kimwe. Second, nyine kwatendinga participation fee ugomba kumenya $3 kandi wenda ngewe abakinnyi igihugu kigena 1000 cyangwa 5. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu, twese tujyana n'amakipe y'amakrebe n'ibihugu niki. Iyo tugeze kuri hoteli ikipe agiye gukina abakinnyi benshi sinzi niba nuko bijyana no muri za Arsenal no muri za Man hose barararana. Ngewe mp'icyumba cyanjye maswiti yanjye ngenyine. Who are you? Niba utemera kondisiyo ushobora kubaza mu mpira w'amaguru Ruvuya buretse gato. Umupira w'amaguru ntabwo ari ubuzima busanzwe. Umupira w'amaguru icyo kibazo ntikibaho cya who are you. Ushobora kubaza umukinnyi ukeneye ngo who are you. Ari ibyo uramutse ubaje ngo who are you, ntabwo Nigeria akaba ifite Ademola Lookman. Yari eligible mu Bwongereza. Ariko ntabwo turi Nigeria. Ademola Lookman yakaba ari muri Nigeria. Nyine ntabwo turi Nigeria. Ntabwo Ola Aina yakaba ari muri Nigeria. Ariko yarabivuze ntabwo Ruvuya izo case ntabwo ari case za discipline yumva. Ariko kugira ngo mfashe ibi bintu. Nibyo baganiraho. Ntabwo nafata uruhande. Icyo nshaka kuvuga abakinnyi baraganirizwa. Icyo nshaka kuvuga umutoza yabiganiraho na management ya equipe. Gavase uyu mukinnyi kari gushaka ibi bintu bizaboneka. Igihe bitabonetse bakamana ntabwo bibonetse. Ariko ntabwo tuvuga ngo yansuzuguye ngo yashatse gukora ibi bintu cy'umutima ku ruhande. Ntabwo ikunda. None se wakongera kubona wazana kuri RB bakakubwira ngo umukozi tumuhemba miliyoni
icyo kibazo rero umupira w'amaguru ukavuga ngo usanzwe wowe ukavuga ngo niyo mu miliyoni icyo muzanye mu icyo nababwira cyo nanjye nemera hano ntabwo dukina umupira Frank Thorsten Spitzer igitsure cye cyari gikenewe rigeri bikenewe abantu bagomba kugenda ikenerwa ahantu hose ahantu umva nkubwira rega mabwira ibihano bye bitinyitse uburyo hana mu oya ahubwo vuga ngo ati ibihano byigeze bibaho uhita ushyira umuntu ku ruhande ako kanya ntumpamagaye nawe rigeri yo ni nziza ruvuya ako umushyira ku ruhande ikosa mu buryo buri professional ushobora kumukominika icyo utishimiye akora ukamusaba kugikosora yakora kugikosora ukamumenyesha ko utazamuhamagara ukamuha warning ibyo uvuga byose yarabimubwiye warning yarayimuhaye fata kesi imwe tuzi kesi ya Erita uko byagenze tuzi kesi ya Erita uburyo mwatsi imyambaro bagenda gutyo gusa nta n'umutoza umuvugishije kesi z'abakinnyi imwe kuri imwe arakandi kantu yatambitsemo kari kuburana pe ahantu yavuze ngo ngendana n'umu aja wanjye ahantu hose ngiye ubwo umu aja we baruburije kujya bamutegera bakamuzana hano basanye n'ibiri kugorana baramutugorana reka nk'urugero barabikora kubera ko muri uvuye njye nawe turi kumwe njye nawe turi kumwe ariko yarakuze nawe nyaraniyo gushesheje ntabwo kibigendera njye nawe turi kumwe umuntu umwe muri Ferwafa yatubwiye kuri kesi ya Sahabu atubwira ibyo bumvikanye uvuye ngo twari kumwe njye nawe atubwira ko amafaranga ari na makeya ayo baho mu aja we yaje do Porsche azanye na Sahabu kugira ngo nyine amurebe amadolari 500 bamuha Sahabu ayo bamwongezaga ayo bamuhaga bamuhaga icyatanu sibyo Sahabu bamuhaga icyatanu kuri collab sibyo icyo gihe Ferwafa nta kibazo yari ifite batubwiraga ngo turamukeneye aya mafaranga si menshi twarabyemeye sibyo ni gute waba warabyemeye unabikora nyuma ukabigira case ruvuye ngo umuntu yabitwibwiriye turi umwe bafata ibyemezo muri federation warabyemeye urabikora nyuma n'umubwira ngo ibintu twabihagaritse bizaba case uyitangije ninde ntabwo ari wowe warabyemeye reka tumwumve tukigira nk'amakuru tutayazi reka tumwumve Sahabu na Remokingi tugiye kumva nawe uburyo biteguye uyu mukino w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'abagenzi be muraho ni Hakim Sahabu uri hano ndishimye kuba narongeye kugaruka mu Mavubi ndabasaba ko mwazaza kudushyigikira buri munyarwanda wese uri ku isi yaba ari imbere mu gihugu ndetse no hanze dufite imikino ibiri ikomeye ya Nigeria na Lesotho twe nk'ikipe turiteguye ndakeka ko namwe mwiteguye twe twiteguye kubarwanirira tugatsindira iya mikino ibiri tuzabaha byose dufite buri wese yiteguye guhura na biriya bihugu bibiri turabashimiye ko muzaba muhari ku bwacu turabashimira ko muhora mudushyigikira twizeye ko tuzababona ku wa gatanu murakoze. Hello everyone, this is George Akwizera. Suhuje buri wese ni George Akwizera umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndashaka gutumira buri wese kuri uyu wa gatanu ko yazaza kudushyigikira ubwo tuzaba turimo gukina na Nigeria mu gushaka tike igikombe cy'isi dufite amahirwe menshi kuko tuzaba turimo gukinira mu rugo ariko kandi dufite n'undi mukino wa Lesotho tuzabikunda buri wese naza kudushyigikira. Murakoze. Muraho ni Jihad Bizimana kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi. Nashaka kubatumira kuri izi match ebyiri dufite Nigeria na Lesotho kubana natwe bizaba ari izindi mbaraga twasabaga yuko mwazaza kudushyigikira natwe turabizeza yuko tuzatanga ibyo dufite byose kugira ngo tubone intsinzi. Murakoze. Yes, ngabura abakinnyi barimo kapiteni Jihad barimo Sahabu twaganiragaho barimo ndetse n'aba George n'abandi barimo baratumira abanyarwanda kuzaza kubashyigikira batwijeje ko bazaduha byinshi cyane. Amavubi afite ibyo kuganiraho n'ubundi n'ejo tuzabiganira. Lorenzo, Amavubi afite abakinnyi beza benshi bamaze igihe barimo baritwara neza mu maklebe yabo, abo ba Hakim Sahabu, abo ba Muja Bonheur, abo bakinnyi ba Jihad n'abakinnyi bose barimo barakina mu makipe yabo kandi amakipe meza ku buryo twizere ko bazatanga umusaruro. Indi yafite gato ku Mavubi ubwo abantu bibazaga ngo Ombolenga na Yunusu nyuma wenda yo gushyingura mu bubyeyi wabo bo bihagaze gute. Bakoze imyitozo abahungu ku munsi ejo bakoze imyitozo kabisa furu buzuye neza. Ubwo nko kuri Ombolenga we ushobora no kubanzamo
naka kabazo k'imvune nahoze numva ejo Axel abikomozaho ngo abaganga batanze raporo ko Ombolenga ameze neza nta kibazo na kimwe afite ari fit 100% bwo ku mukino yakoreshwa barahari nta kibazo na kimwe gihari. Yego ubwo birumvikana ibindi byo nibiganiro biruze kuba byo bibanziriza umukino ku munsi w'ejo. Ibyo uyu munsi none dusaba twarenze kubisaba abakinnyi turi kubisaba noneho ba nyiri ikipe mvuga ahangaha n'abanyarwanda baba bari Kigali abari hanze abari buri wese uko ashoboye kose turi kubasaba gushyigikira ikipe yacu kuko aka kazi abasore bakoze muri uyu mwaka imyaka 2 ishize kuko basha kumentena umwanya wa mbere mu majunda y'igikombe cy'isi mu mikino 4 dusigaje imikino 6 duhereye kuri ngibi tuzakina muri kwezi kuko nabivugaga dukeneye rero mu by'ukuri umusanzu dukeneye gushyigikirwa cyane cyane ko abafana umusanzu tuvuga ubushobozi si wa mikoro niki izo nzego zibazagerageje kuyishakamo ibyo ngibyo umusanzu tuvuga no kuba binyuma bano basore tuza agaciro k'abafana tuza agaciro k'umufana nk'umukinnyi wa 12 umupira w'amaguru nkuko tubyemera mu by'ukuri rero nicyo tuje kubasaba ariko icyo tubanje kubabwira nuko ikipe yiteguye nta byinshi umuntu yavuga kubireba n'imyiteguro kuko resultat zihari uyu munsi zirabivuga icyo gusaba no basore badutumye nta nubwo ari n'ubutumwa bwanjye nubwa Ferwafa nubwa ministere ariko ni nubwa basore 28 dufite mu mwiherero uri kwitegura imikino 2 nukuvuga ngo mugende mutubwirire abanyarwanda muti turiteguye ahubwo nabo mubabaze ati muriteguye kuza kudushyigikira kuri imikino 2. Hanyuma Gilles ngira ngo iyi campaign turimo dufite amanota 7 tuyoboye itsinda twatsinze South Africa dutsinda Lesotho dutsindwa na Benin tunganya na Nigeria tugiye kongera dukine aha hose twari dufite umutoza ntabwo turakina bakinye muri Afrika twanganyije na Benin yego na Zimbabwe ihuye Zimbabwe murakoze cyane dufite amanota 7 ariko twari dufite umutoza Thorsten Spittler Adela Mrush n'umutoza mushya muri ugiye gutoza umukino we wa mbere ikipe y'igihugu nka federation ntabwo twigeze tugira umwanya wo kuganira kuri Adela Mrush n'ibyo mwamukundiye cyane cyangwa se byatumye abanyarwanda mumuhitamo ariko nta nubwo turi buze gusubira kuri icyo kibazo ahubwo uyu munsi Adel n'umutoza mubona gute muri imyitozo mike ahuye n'abajene yabasanze ate kuri we feedback ni yihe ku ikipe yasanze nawe ubwe noneho apport ibyo yazanye we ni bihe ku buryo ubibona gute ubwumvane hagati y'umutoza n'abakinnyi bose bakaba ari bashya mu maso y'abantu cyane ijambo ryiza ubwumvane communication umutoza ufite experience twese tudashidikanyaho hano muri Afrika cyane cyane mu karere kacu rimwe na rimwe n'indi mavuga zimwe na zimwe duhurira hano muri East Africa nk'igiswahili usanga kivuga kandi akavugana n'abakinnyi cyo nacyo buriya ni ikintu cy'ingenzi cyane gusa icyo buriya abantu batamenye cyangwa se tukwiye kuvuga tukanagiraho hari itandukaniro hagati yo gushaka umutoza we atagushakaga bwa mbere ahubwo wowe ukajya gushyiramo imbaraga mu kugira ngo umukonvenke aze kugufasha n'itandukaniro hagati yo kujya gushaka umutoza ukamera nk'uworosora uwabyukaga nicyo cyabaye ngira ngo icyo cya kabiri kuri Adela Mrush mu by'ukuri ni umutoza twifuzaga avec son experience CV yiwe n'ibindi byo ntago tubigarukaho ariko nawe dusanga byari mu nzozi ze cyangwa reka sinzi ko navuga nawe yifuza gutoza u Rwanda nagiye mbivuga ko twahuye nawe atoza Botswana muri 2020 mu kwezi kwa 11 ujya uherekeza AS Kigali yanatozwaga na Eric Nshimiyimana bari inshuti twaricaye kuri table ronde aravuga ati giye u Rwanda waruma ngo ndutoze byanshimisha ni ikintu cyoroheje ibiganiro mu by'ukuri tujya muri iyo procedure gushaka abatoza mu by'ukuri binahita binoroshya akazi twasanze ari umutoza wifuza gutoza Amavubi ari umutoza uyakurikirana ngira ngo yari umufana wayo wa mbere uyakurikirana wa muntu ukubwira kuva ku mukinnyi wa mbere muri mizamu kugera ku mukinnyi uri kuri bench akagenda kubwira bose nk'ubejo bundi bose mbere yuko ahabwa akazi yarabazi no bango uburyo umuntu akubwira kuva ku mukinnyi wa mbere kugera ku mukinnyi ndavuga abakiniraga nibo yakurikiranye n'ibikino myinshi ikipe y'igihugu yarayikurikiranye so ibyo mu by'ukuri byadukize twebwe muri comfort ko guhindura umutoza mu gihe gito nk'iki atari buze no kubona igihe gihagije ntago bizadutera ntago biteye impungenge cyangwa se bizagira imbogamizi mu myiteguro y'ikipe y'igihugu nkuko munabyibuka ngira ngo nubwo atari situation buri wese yakwifuza muri buka Frank Thorsten nawe aza
ngira ngo yari afite iminsi 5 yo kwitegura duhita tugira amanota 4 kuri 6 imbere ya Zimbabwe ndetse na Afrika y'Epfo. Mu by'ukuri rero ni umutoza, ibyo byose ntabwo twe tubifata nk'imbogamizi, ahubwo tubibona nk'amahirwe twagize kugira umuntu wafanaga ikipe, wifuzaga gutoza ikipe, wakurikiraga abakinnyi bakakurikirana n'imikino yayo. Hanyuma turamubona Adele ndetse na Eric. Ngiye sindabona Dr Caroline uyu munsi ndumva abanyamakuru turareba imyitozo. Dr Caroline yaraje ari mu kazi ko nibuka subwa mbere avuzwe hano mu Rwanda ntaze. Caroline kenisigeze kumutangaza umutoza Gasoge. Yego birangira ashize nk'imyaka 2 buriya yari we icyane nuriya yari Carolina rwose nuriya birangira ataje hano baruge bati ko tutaramubona no ku mafoto kuki ataje Caroline ko tubona abatoza babiri gusa assistant undi ntabwo twese tubona yaraje byagenze gute uraza kumubona ari impamvu zabayeho zituma atabasha kuzirya ariko ngira ngo muzamubona mu misiri imbere izi match arabahari ntabwo ari uko dufite impunyenge ko atazaza ni match yeje arabahari ikiza cyo twishimira nuko ubungubu ngira ngo afite abatoza babiri bingungirije Eric Nshimiyimana kandi yihitiyemo ko navuga impamvu nizo umuntu ashobora kutazivuga zose zituma umuntu atabasha kuboneka cyangwa akagira gute ariko icyo nta mpunyenye dufite cyuko azaboneka gusa hari amakuru namenye ko wenda ushaka usanga atariyo namenye ko rwose Carolina ntabwo ari itegeka ko agomba kujya aba hari kuri match zose no kuvuga ngo uko azajya akora no bwumvikane bwabayeho agakora match akaza akaba hari akabihemberwa by'icyo gihe uvuga ngo ni nk'umunyabiraka nta kontra ngo yasinye wenda iri permanent ku buryo abari buri gihe wenda usanga atari yo wenda rero atende muri pose bigorora biramutse atari byagira icyo yabigorora nta no kintu kirimo kindi kibanga cyangwa iki Caroline mu masezerano azajya abasha kuza igihe ikipe y'igihugu ifite umwiherero wo gutegura imikino nabwo ikiza dufite nuko dufite umutoza umukuru n'umwungirije bo bahoraho kabizi ko n'umwungirije we yahawe inshingano z'amakipe noneho y'abakiri batoya cyane cyane ikipe bazanye imyaka 20 abo barahari bakurikirana ikipe bakurikirana abakinnyi bakurikirana iki Caroline rero mu gihe cye dutegura hari umwiherero wo gutegura umukino cyangwa se iki azajya bahari kandi abafashe hamwe na expertise yiwe kandi kuri ubu ngubu ngira ngo cyane cyane bijyanye no mu nshingano ziwe ibyinshi bura ntibinakeneye ko abana hari abo hari ntuzi ibikoresho byinshi cyane bikoreshwa za tools nyinshi cyane abantu bakoresha gukurikirana abakinnyi gutrackinga performance ni nkuko dufite abakinnyi bungu 15 bavuye hanze bose nta mutoza yigeze kubareba ariko bose tuzi ko bahagaze hanyuma iki ni match nyine isa nka urakomeza wenda mukanya ahubwo ngewe hari nundi turi muri mobilization kwizigiye n'ujye uvuga ngo iyo byageze ku gihugu ibintu byose bijya ku ruhande ntabwo babikira APR ntabwo babikira Rayon Sport ariko ngiye mbona twarasubiye inyuma mu bijyanye no gukunda ikipe y'igihugu bijyanye no kwishyigikira kuri stade ndagira ngo umenyeshe yuko iyo ndebye nkirefera mu karere abantu bita abanyatanzania n'abagande sofa baturi hejuru ikipe yabo ku makipe yabo y'ibihugu ariko nanone tukagaruka tukareba hano mu Rwanda rimwe na rimwe amakosa bari no bajya bavuga ngo we batsinzwe bashaka ko babyegekaho ngewe mbona nabyegeka kuri Ferwafa iyo ikipe y'igihugu iri bukine imikino bamuyizi ariko ngiye mbona ubukangurambaga nubwo wenda rimwe na rimwe gukangura umuntu gukunda igihugu cyacu nabyo ntabyemera neza ariko izo mbaraga mushyiramo gukundisha abantu ikipe y'igihugu kugira ngo abantu buzure stade ikipe y'igihugu yakinnye yaba abagore yaba abana yaba abagabo n'abasore yaba abastari batandukanye mu gihugu nyine ubona igihugu nyine kirimo vibration kiravibra kipe y'igihugu yakinnye yaba branding ya nyine ku buryo umwana ubona yambaye akajezi gatoya kugeza kuri mukuru nge mbona ibyo bintu tukibifitemo intege nkeya cyane sinzi niba ari nako nawe ubibona oya singiye no kubyisobanuraho ibyo ngibyo buriya turi urwego rwemera ko hari ibyo abantu baba bakora ariko n'ibyo abantu bagomba kunoza icyo kuri urwo kuri aho ngaho rwose byo iyo comment ngewe turayinotinze kandi tugomba kurushaho kunoza ubukangurambaga kumenyekanisha umukino w'ikipe y'igihugu icyo tutemeranywa gusa no kubigereranya n'ahandi I was surprised umwaka ushize ndi muri Tanzania
nanjye nari mfite iyo perception Yeah. ahubwo tugiye mu mibare dushobora kubarusha kuri equipe nationale I was surprised kujya kureba match ya Tanzania na Congo agari match yari yose Congo. Tanzania na Congo Arakomeye, yari akomeye. muri stade RDC. nyirango y'abantu hafi 60 niba nta bantu 20 bari barimo nagize n'amahirwe no kubaza bari muri ticketing kuko nari ndi muri official mission ya Sekafa so mu by'ukuri hari rimwe na rimwe tubireba gutyo gusa ariko ibijyanye n'imibare y'abakuntu abanyarwanda bitabira imikino y'Amavubi kuri stade Amahoro ntabwo turi kure cyane y'ibindi bihugu byo mu karere ariko icyo twemeranywa cyo mu birebana na activation y'umukino kumenyekanisha umukino gukangurira abantu kuza kubigira hari ibyo dukeneye kunoza kandi tugomba kunoza duhereye ku mpamvu zimbesheje ahangaha uyu munsi